ariko ndamushimiye ko yabaye mu ihema ntari no mu marembo, kandi azagume mu ihema nanjye ngiye guhagarara mu marembo. Yego, ko wari warabibonye usa nk'umuntu wasaga nkaho wabibwiwe cyangwa se wari ubizi. yego. Mbabarira ubwire abamama bari hano mu ihema ibyo bintu wabyitwayemo gute? Ukuntu nabyitwayemo, njyewe numvaga habaho n'imirwano, namurwanira nkajya inyuma ye nkarwana, haleluya, kugira ngo umugabo wanjye adaseba, kubera ko ndamukundaga. Njyewe ndo yahuye n'ikibazo. Ikibazo mfite ni ikihe? Mbabarira umbwize ukuri, urumva warababariye abantu bose? Ariko Aposo, tujyane mu mudugudu bariya abagore nkwereka inzandiko twagiranye udahari. Bamwimenetse bati turashaka indezo, ntizabaha. Uyu ni umugabo wanjye, hari iyo bamuhamagaraga nabonaga azarwara. Iki wabwira umumama uri hano turangiza ko aravuga ngo nagiye henshi, nabaye imyaka myinshi nabaye hanze y'ihema, bahanze sinaba mu marembo, atariko noneho ndagarutse ngiye kuba mu marembo. Ntabwo mumureba si umudamu we. Nimba hari undi mugore waje iwanjye mu byumba akaza ari umukobwa w'inkumi uyabyaye 4 cyangwa 5 ukumureba akaza atwite, noneho nareba ukuntu narenze ukuntu ateye nk'umugani, rero madamu uyu mudamu ni njyewe wabikoze, ariko sinshaka akamenya ko wowe ubizi. Uracyumva? Ndashaka ko mumfasha. Noneho ntuzegere umwereka ko ari mukeba wawe, kubera ko amereye nabi kandi ashobora gufunga umugati wose n'abana dufite nibato. Nkabwira uriya ni nkuzanye nabwiye madamu ko ari umuntu tugiye gufasha wagize ibibazo ahandi hantu, ariko madamu nkamubwira ntinige. None uyu mudamu akamara iki gihe kingana gutyo, kandi wa muntu wanjye ari bubwire uyu nguyu atisha ati umuntu wanjye se Natari no ku mafaranga. Nawe mvatangiye kubivuga, yanze kubivuga ntarabimuvuge. None se Theo, niki wabwira abagabo? Mbabarira n'ukuri mu niki wabwira abagabo bafite iyo ngwara y'ipantaro? Ndavuga kuri kiriya kibazo cy'ipantaro, urupfu uzongera? Guhita mvuga ngo yego cyangwa oya cyangwa ngo reka mbanze musobanure. Ndashaka ukambwira, ndashaka ntuzongere. Noneho reba ko uri bumbariza hano ngira ngo ntuzongere. Uyu mudamu baramunyangishije, muntu wamunyangishije, reka ndebe muri kamera. Urabizi, urambwira ngo ni mubi, utuma ngira ibitekerezo bibi. Uyu munsi turi hano avuga ni ntawe umuruta. Nagenze ahantu hose ho nagiye, hari aho namubwiye, hari aho yibuka n'aho atibuka, nta muntu ndabona ku isi aho nagiye hose unganya agaciro nakomuha uyu munsi. Agaciro muha uyu munsi uko mufata uyu munsi. Nagiye ahantu henshi tutanajyanye, ndijyana ndagaruka, nsubirayo ndagenda ndagaruka, sinenda kuvuga umubare, ariko nta muntu ndabona umeze nk'uyu mugore. Wabaye hehe? Mu ihema. Njye namenye ko habaho ihema umugore wamo, mbimenyeye kuri Pastor Minyoni. Mushumba nawe Imana iguha umugisha kudutekerezaho, ukaduha agaciro icyarimwe. Usanzwe wanyakiriye hano inshuro irenga imwe, ariko uyu munsi ngenje kubera uyu mugore, ntabwo natumiwe, ahubwo naje ku butumire bwe meze nk'umuntu ngenda meze kurani ngenda mvuga ngenda tujyane. Katurinde
mbabwire ariko ndamushimiye ko yabaye mu ihema ntari no mu marembo kandi azagume mu ihema nanjye ngiye guhagarara mu marembo ibi bintu mvuze byose ni ibintu bimeze nk'amarenga ariko Imana izaduhe amahirwe ndumva yaba ari amahirwe tubivuge ajya avuga mwunganire ntabwo amenyereye kujya imbere y'abantu benshi kuko yamenye abantu benshi turi kumwe ariko nkajya njya imbere ye nkamukingiriza akigumira mu ihema nkavuga uko mbishoboye n'uko nshaka ariko ndashima nawe navuga haleluya najya hano wabona n'aha hantu ahagaze ari nk'ubwa mbere ndakugereranya uko hameze nkabona ni ubwa mbere Imana igushyigikire urakoze njye mbere ya byose ndashaka gupfukama nkabanza nkasenga Imana. Mana ndagushimye, ngushimiye urukundo rwawe, ngushimiye imbabazi zawe, ngushimiye intambwe wantambukije abantu badahari bakaba babibonye. Uri Imana ishoboye ntabwo unanirwa. Abantu bananirwa ariko we ntabwo ujya unanirwa. Habwa icyubahiro. Ni icyo ndibuvuge cyose mvugishwe nawe. Shyigikira kandi ushyigikirisha ibimenyetso n'ibitangaza. Urakoze kubyumvishe kandi uri gukora ibyo ibirenze ibyo ngusaba. Senze shima mu izina ryawe ryera Yesu. Amen. Mbere ya byose ndashima Imana byanshoboje kugera aha ngaha. Icya kabiri ndashimira Apostle wangiriye icyizere. Imana irakoze. Ndatangirira ku bagabo babiri ndabasanzwe. Bibiliya yambwiye uko Samweli yahamagawe, sibyo? Uko yahamagawe ntabwo ariko Daniel yahamagawe. Ndashaka kubwira umuntu rero Imana igiye gukora irabigaragaza. No guhagarara muri abo babyeyi ugafata ijambo, ibyo nabyo ni igitangaza. Nigeze numva gakorasi namwe muzi ngo nsubije amaso inyuma nkibuka ibyo wankoreye, ngerega Mana we waraturengeye. Haleluya. Imana yacu irashoboye. Apostle yavuze ukuntu umenya umugabo ukamenya aho umucisha. Uyu mugabo naho twajyanaga yambwiraga amagambo mvuga ntarengwa. Nakumva nshaka kwishima nyine ubwo nkifata, ariko Imana yo igeze gukora ntaho kubwira ngo uvuge ibi ngibi. Uyu mugabo tuzi yari afite ubwoba nibushire. Ati ubwoba bw'iki? Imyenda nambaye ntazi aho yaguriwe, nta nubwo ayizi, ayibona ari hehese, ariko njye nari nibereye mu mahema. Yari afite ubwoba, si barambara iki? Mu mahema turambara. Turambara atanuka ari amafaranga menshi kandi nangiye kuyafata niko namubwiye. Kuri koti yanjye hariho make atavuye mu mufuka we. Haleluya. Mu mahema ibintu byose biriyo. Uyu mugabo twajyanye Uganda twumvikanye, ariko burya rata
ntabwo yari ari ku marembo, njye nibereye mu marembo. Ubwo urumva nyine yambwiraga iby'inyuma y'amarembo. Haleluya. Ariko nari ndi mu mahema. Imana imesha agaciro, nkajya mubwira nti ndashaka gusubira iwacu, kubera ko ndi mu mahema hari ibyo ndi kubonayo ntabyumve. Nkavuga nti rero ntabwo nzaza nkurikije uko umuntu uri mu mahema yitwara ataremera, arabyemera. Nza twabyumvikanye kubera ko ndi mu mahema. Mu mahema rero turategeka. Mu mahema rero abakobwa bari aha barategeka. Mu mahema rwose ntugire ikibazo ngo imyaka yabaye myinshi, hoya uwawe arahari. Mu mahema rero iyo turiyo, niba uri umubyeyi nyine ubona umuntu ari mu mahema, gumamo. Haleluya. Burya azagaruka ku marembo. Haleluya. Azagaruka ku mahema. Umenya umugabo wa nyine uko bimeze. Ntabwo nivuyemo. Dufite inzu aho twaryamaga, ntabwo ariho nateguye ngo turyame. Kubera iki? Hari ibyo yambwira inyuma y'amahema. Ndavuga nti Imana, nanjye uri mu mahema, niba yarabiboneye inyuma y'amahema akabishyiraho abandi, nanjye ndashaka kuzamwereka ibyo naboneye mu mahema. Aho arambwira ati ndashaka kujya mu cyumba cyanjye. Ni hoya. Mu cyumba cyanjye tuzajyamo, hari ibyo hari uko ndi kubireba. Niba hari igitanda yaryamyeho yakijyanye mu mahema, nanjye nzakimuryamishaho, mubwire ko mu mahema natwe Imana izadutetesha. Haleluya. Hari ibintu ndi gutegura, ntacyo mumeneye ibanga, ariko nawe ari kubibona. None se ubu nambaye nabi koko? Yari afite ubwoba ko ntamuguriye imyenda. Mu mahema Imana iratwambika. Haleluya. Ubu njye nifitiye icyizere. Wa mugani wa Poso, njyewe ibintu ndi kuvuga cyangwa ibyo mwabonye mbivuga muri karitsiye. Narababwiye nti njye ndi umugore udasanzwe, kandi koko sinsanzwe. Haleluya. Ndababwira nti ubundi ubusobanura abantu mwabyumvishe. Bityo navuze ntiyari ahari, yaravugaga se azamenya kuvuga ngo iki? Abyumvisha aravuga ati Mamerike undenzeho. Haleluya. Igihe nagucecekeresheje saza undenzeho. Haleluya. Mu mahema Imana iratwigisha. Haleluya. Imana iratwigisha kandi simbeshya. Hari umwana urangirije mu Buhinde. Taho uko twahuye ku ivuko ry'iwacu. Haleluya. Taho hari ikintu njyewe nari narahize ngo nzakorera Imana ndi umudamu. Kubera iki? Nabonaga mu nzu y'Imana ari byiza. Kandi koko ubusuko mwambaye ugira ngo abantu bose bari mu kabari niko bambaye rata. Hoya. Ariko rero nari narabyigiye hehe? Mu mahema ndi umukobwa. Barambwiye ibimenyetso by'ukuntu uwo muzabana uzabibona. Burya rata uwo muzabana uzamwiyumvamo. Akinjira iwacu ataravuga. Nari mfite agahungu kandambagiza, hari ibintu bibaza kuza. Ariko nkajya mvuga ni uwanjye n'uriya. Uko mwamukunze ni no muri karitsiye akiri umwana baramukundaga. Nkabona ibimenyetso by'uwo nshaka arabyujuje. Haleluya. Ariko rata akabona ko njyewe murenzeho bitewe n'aho mvuka, ariko nkamubona ko hari ikimurimo. Haleluya. Burya ntibagucira umuntu ati nka kariya. Hari umuntu wantoje iby'agakiza, njye nari umuprotestani, akajya ambwira uko abantu bakundwa n'uko bakunda. Njye niberaga mu mahema, nabaga mu gusenga no kwinginga. Rata ntabwo nahuraga n'abantu ngo menye nyine uko abakunda uko bitwara. Ariko yari yaranyuriye muri make, sanga uyu nguyu yarabyujuje. Haleluya. Sanga arabyujuje. Tukimara kuvugana naramubwiye nti rero wowe utinze kuntwara.
koko bikimeze uko nguko baramubwiraga ati wowe uri umukene warebye undi muntu muhanyije ubukene bwawe ukaba ari utwara. Koko njye nari naravuze nti njyewe nzambara agatimbarata, burya nawe niba ubyumvamo ko ari byiza uzakambara, ariko niba ubona atari akawe ntabwo ari akawe. Haleluya. Ndamubwira nti rero ntabwo njye uzantwara gutyo nubwo umeze uko, ni ugukora mariage. Imana irabikora bidaturutse kuri njyewe rata. Abona umwana arantwara, arambwira ati jye nkunda i Kigali, koko yari yarigeze ahagera. Ariko nanjye rata kuba mu mahema najyaga njya kwa Gitwaza nk'umunyamasengesho, nanjye mbona ndahakunze. Nkabona i Kigali, burya rata i Kigali ntabwo uhanye no mu cyaro. Nkabona abantu b'i Kigali barabyuka birira imigati n'icyayi, none se mu cyaro ko ufata isuku ukajya guhinga cyangwa ugashorera ihene ikarya ubwatsi aho ihinga, ibyo wahura he nabyo? Urya ibijumba n'ibitoki naho mwaba muri abakungu, cyo kora wenda bavukiye i Kigali ntibabizi, ariko umuntu ukaze wo mu cyaro bamwita umukungu, ariko ni ibyo arya. Ndamubwira ndiceceka, ubwo wambonye turahabaye. Haleluya. Turahabaye, umujyi tuje yawubanjemo. Twasezeranye ko namara nk'umwaka nanjye azanzana, ariko rata kubera ko we yari umuririmbyi ndi umunyamasengesho, burya yagombaga no kubihindura. Kubera yerekwa nabonaga nkabona we nyine adafite amaso yo mu ihema. Ese tunaje nabyiyumvishemo, naramubwiye nteraga igihe iki n'iki kirageze ngo nzi Kigali, ariko burya yanyemereye atabyemeye, ariko yari umuhanzi kandi mubonamo Imana. Nawe niba hari aho ugera ukabona biranze, guma mu mahema bizemera. Ariko rata gato ubwo nari naraje mbere yaho tujyana muri Expo, ntabyo nari menyereye, mbona ni byiza nyine, mbona abantu baranezerwa, nanjye ndanezerwa nyine nk'umuntu uvuye mu cyaro. Sinzi ahari ndi bwihutishe, sinzi uko bigenda uko nuko, ariko muri bufashwe uwo ufite icye aragitwara. Akambwira nubwo yacuruzaga ati ndacuruza, uko yacuruzaga utwo tuntu twe ntabwo yajyaga gusenga rata, agira iki se kari gushakisha, ariko akagira umutima umubwira uti ibyo ndimo sibyo, nkwiriye no kujya gusenga. Ndavuga ni rero nkurikije uwo ndiwe, wenda nimuba hafi azajya ajya gusenga cyangwa musigare kuri utwo tuntu twe. Haleluya. Burya hari utuntu ucuruza umugore atashobora, cyangwa niba mugurire, ariko nawe uzamenye icyo washobora. Haleluya. Nje yinjira mu buhanzi bwe nawe atabizi. Urumva utuntu twari dufite twaragabanyukaga, none se kugera ahangaha si itike. None se niba wari ufite igishoro cy'ibihumbi 10 ugakoramo itike ntugabanyikirwa. Ariko arambwira ati igihe ntagiyeyo umutima mba numva ufite ikibazo, numva yazazanamo uburwayi nyine, nshaka kumuvura umutima we. Haleluya. Ndamubwira ni rero baza ukuntu waririmba wajya gusenga, burya hariho abanyempano bafite ibitandukanye. Haleluya. Baramufasha ajya kuririmba, ariko mbere yo kuririmba yarambwiye ati biragenda gute, nta mafaranga afite, n'utwo afite ni ukudukoramo. Namubwiye ijambo kandi simbeshya, ahari riba muri Daniyeli, mubwira abagabo 3 2 tubwira. Igihe babatumaga ngo bajye kuramya ikigirwamana, hari icyo bavuze, baravuga bati rero birashoboka ko Imana yacu itadukiza, ariko naho yadukiza birashoboka ko yadukiza, ariko naho itadukiza hari icyemezo bari bafashe, naho uzagifate mu mahema. Icyo cyemezo bafashe nikiye, baravuze ati Imana yacu naho yadukiza naho itadukiza nta mpamvu ziri butume dupfukamira ikigirwamana cyawe. Genda ukora izo ndirimbo zawe, byakemera bitemera uzapfa kuba unejeje iki umutima wawe. Haleluya. None se mwitangira ry'ubuzima wavuga ijambo nk'iryo, wareka umuntu akajya guhigira aho utazi,
ariko hari icyo Imana yari yarambwiye, yari yaravuze ko izangirira neza. Haleluya. Kandi nanjye nari narafashe icyemezo, ndavuga nti Imana nzagukorera mu gihugu cyacu ndetse no hanze y'igihugu. Ariko burya naho narinzi, numvaga ko wenda ari nko kuva iwacu ukagera i Kigali, nabyo numvaga ari ikindi gihugu. None se ko nta bene wacu nari ifite hirya no hino, numvaga ko wankura mu mudugudu akanjyana mu murenge mu kagari byaba biryoshye. Ariko rati iryo jwi ntabwo ryari ry'umuntu wambaye inyama n'amaraso. None se iryo herekwa nagize ngo nzagukorera mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze, ryarasohoye ntiryasohoye? Haleluya. Hari intangiriro, nabwiye ni intangiriro y'uruhara ni amasoso. None se ko umuntu ari kumpamagara nta nomero ye mfite, wadufashije, watwubatse. Haleluya. Ntabwo byakoretse, bigiye gukoreka, nawe bizemera. Haleluya. Ni intangiriro, ni intangiriro, birakunze. Nubwo byari bimeze gutyo, urumva nyine nk'uko abivuga, ntabwo byagukura mu mahema, ntabwo bizakuraho umugambi w'Imana. Niba umugambi w'Imana ku buzima bwanjye, ku buzima bwawe, yaravuze ngo uzayikorera, warumvishe ijwi, ibyo ntibigutera ubwoba, irabishoboye. None se ubwo ngubwo mba narabaye mu mahema, ndi umukobwa rata, ndi umudamu ngo ngumeyo? None se nyine icyo gihe tumaze tubana kirenga imyaka 16 twagendanye kangahe? Ariko rata rimwe ryo twazanye ahangaha ntabwo yamvuze nyine, ariko nanjye nahamugejeje igihe cyane cy'iki. Haleluya. Kandi mu mahema ntacyo nahaburiye. None se nyuma y'amahema ko yasohoye njya gasanga narinjije, njye icyizere mfite ahantu twubatse twaguze. Ese gato madame sweetheart, kamwite sweetheart. None se iyo ni sweetheart pe yatinze mu ihema. None se urumva icyo gihe noneho agiye gutangira, ni Theo wagiye gutangira ariko ahinduka bose babireba, noneho agiye gutangira gukora uburirimbyi. Yari Theo Theogene, yaririmbye turi kumwe. Haleluya. None se naratangiye kubibona, naramubwiye nti jyewe utinze kungeza iwawe bizemera. Haleluya. Nawe ujye ubwira uwo muri kumwe ati bizemera. Navugaga ibyo yaragiye gukora byahise bituma nibwo yamamaye nyine. Kubera ariko ko twari kumwe, namugiriye inama mu mahema, Imana izakubwira uwo uri we uko umugenza. Haleluya. Umwereka icyo agomba gukora. Haleluya. Umwereka icyerekezo, kuko wowe mu mahema ari ibyo uzabwirirwayo. Haleluya. Byemere. Apostle nyine ari ibintu adusunikira. Haleluya. None se n'umugore usanzwe, none se urebere kuri housing buriya ntawe bareshya, ariko amavuta yawe n'abari yisumba barayubaha. Haleluya. Barayubaha. Ahantu dutuye amafaranga menshi twatunze njye n'uyu mugabo ni miliyoni ikagenda imanuka ikaba 900 800 kandi akora. Ariko ndavuga nti ndaguma mu mahema nzubaka. Twaguze ahantu ha 6,000,000, haduhagarara 7, kandi amenshi twagize ni miliyoni. Ubu mufitiye icyizere mubwira ni jyewe uyu mwaka ndajya gucuruza. Kubera iki? Ntayo mfite, ariko iki gihugu ubuze nagira muri urusengero nkabura amafaranga. None se ubu ntarimo abakire? None se ntitwabaye inshuti? Niba muri kunyita sweetheart murabinyereka. Haleluya. Ntabwo nyiri hantu njye nabereye mu mahema, nabonanye n'abandi bayarimo, abashoramari azabibona. Haleluya. Ndi kumubwira ni njyewe uku kwezi twarubatse, kandi ubwo kuri konte ni miliyoni. None se umugore wabwira umugabo we ati bizemera kuri miliyoni ni bangahe? Si bakeya.
si bakeya. None se wowe utangiza iri hema wagize ngo ryari rimeze gutya? Ntara bakubwiraga ntibizemera, abandi bakukubwira ati tukuri inyuma. Haleluya. Nanjye hari ibintu ndi kumva ku itariki 20 ndajya gucuruza. None se nta makuru bamwe bamenye ngo wari waduhaye inzu ariko ntitwari twanayimusabye, ariko kubera kuba mu ihema ni intangiriro. Niba se duhaye amezi 5 ntiharimo imiyaga, niko numvise babivuga. Haleluya. Naramubwiye nti ayo mezi 5 baduhaye njyewe ndi gusenga hamwe n'Imana yaguhamagaye ikaguha amamiliyoni menshi ukayajyana inyuma y'amahema, njyewe ugiye kumpa amafaranga yayagucishamo yayacisha hehe, nzatangiza miliyoni 15. Arunama njye ndarenze miliyoni 15 nazo mfite, ariko njyewe nzacuruza ngiye gutangira gucuruza. None se ko nahawe ijambo nindura rinyaka ntagiriye hano mu bantu bakomeye, mu bantu bize, mu bantu b'abanyabwenge. Ayiwe, Imana irashaka ukuntu ntazabasebya, ntabwo nzabasebya. Haleluya. Abantu barambwiye ngo ntabwo abantu bigenda, nzavuga ibivugabutumwa nibitagenda bizagaragara ko ari undi wahacuruje biragenda. Haleluya. Nibitagenda rata kandi buri hari abandi tuzahura tuzavugana nkabakomeza imitima. None se abantu ntibarushye suko kurogoya kubera ko amasaha yagiye nyine, niyo mpamvu nkomeza mbaza. Azagaruka agira ibindi avuga ariko ndashaka ngende mubaza, biraza kubafasha kugira ngo mugayidinge. None mbabarira tuvuge neza, washakanye na Theo uramutumye agiye kurangura Amerika duhana intera. Amen. Birakunze. Yego. Sibyo? Umse ko turi mu ihema. Yego. Hanyuma ni gute rero wihanganiye mu ihema? Ko Theo yavuze ati umudamu duhuriye nanjye ngo muri iyo myaka yose hari ahandi hantu yagiye, ariko aravuga ati ngiye guhagarara mu marembo. Umse ko yagarutse ubu nona. Rero hari ikintu kimwe bigeze kuvuga uburyo ishoreke ijya kwinjira nka kuri Hagari yinjiye. Hagari ujya wumva Hagari ukuntu yinjiye kwa Aburahamu, ko Hagari yinjiye ko wari warabibonye, usa nk'umuntu wasaga nkaho wabibwiwe cyangwa se wari ubizi. Yego. Mbabare ubwira abamama bari hano mu ihema ibyo bintu wabyitwayemo gute? Ukuntu nabyitwayemo, burya urukundo Bibiliya irambwira ngo urukundo rubabarira byose. Icyo rero njye naramukundaga. Ego sha. None se niba mukunda icyo nazihanganira ni iki? Njyewe numvaga habaho n'imirwano namurwanira nkajya inyuma ye nkarwana. Haleluya. Kugira ngo umugabo wanjye adaseba, kubera ko ndamukundaga. Njyewe niyo yahuye n'ikibazo, niyo yahuye n'ikibazo naho atababizi mba mbabaye. Iyo muvuze nabi mba numva nyine nta kundi, nyine byarabaye, ariko mba numva mbabaye. Ndamukunda n'umwana yanjye ntabwo namwanga, ariko ntabwo agira abantu. None suppose abo bakubwira ngo dusenge ugira ngo oya ndacyakubaza mbaza. Imana ngo rero yakubwiye ko izaguha abana benshi? Imana yarabitubwiye. Twari dufite abana 2. Umupasiteri umwe araza aradusengera asoma ijambo, sinzi aho nibuka ryiza ryanditse ati mbonye abana banyu nyine bizagenda gutyo. None se niba iryo jambo ryaranciye mu matwi, ugira ngo abantu bose bakora birabiza n'umwana nikindi iboneka? Ntabwo ari ikindi iboneka. None se abagabo bari aha ngaha nubwo batabyemera rata ntaho babikoze bikanga inda niboneke. Apasa niko bimeze. Mbega bakubise aka kantu. Ntabwo ariko bose babikora ngo byemere. Umugore inshoreke imwe nagerageje uburyo ki nabibwira ngo bayishakire umugabo, irambwira iti njyewe nzabona umwana usa n'uyu nabyaye. Haleluya. Ati nzamukura hehe? Kubera iki se?
njye ndamukunda nyine nkamwaturaho ibyiza n'icyo Imana yavuze. Umwana we ni ubusanzwe ariko abantu bamubona arata nk'udasanzwe. Haleluya. Njye ndavuga nabo bandi Imana ntibashyireho uburinzi. Rimwe ndabizi neza ndi muri gare, inshuro kimwe irahamagara, ayiwe ntabwo mbeshya mu mudugudu birahari, iyo bamuhamagaraga bamutesheje umutwe. nagira ngo mbwire abantu bari hano kugira ngo tumvikane, ntabwo ari uko Theo ariko yari ameze, ariko muri cya cyubahiro, muri bwa buzima bwo kwemerwa niho yaguye ava mu marembo, sibyo? Yego. Imana yari yarabikubwiye. Imana rero uti yabigenje gute? Ikintu cya mbere Imana yambwiye, yarambwiye ati uyu mugabo ni uwawe. Burya none se niba turi mu marembo ibyo bikaza, none se Aposo reka nkubaze, ugira ngo kwa Aburahamu burya aho n'ibyabaye? None se Sara ntabwo yari ari mu marembo? Ntabwo yari ari mu marembo? Siko mwatusomeye Sara yari mu ihema, yari mu ihema na Aburahamu ari ku irembo. None se Bibiliya simwe mwidusomera, njye ntabwo nayize ariko murayidusomera. None se niba byarabaye kwa Aburahamu wari uri mu marembo, kwa Theo kuki bitagezeyo? Haleluya. Aposo mbabarire niko mubidusomera. None se siko bimeze. Icyo nshaka kumenya si ikindi, ni uburyo ukomera mu kigeragezo. Mu kigeragezo Aposo Imana iguha inkomezi. Haleluya. Imana iraziguha ubaye mu mahema. None se njyewe rata, niba umuntu azaza tugasangira, cyangwa umuntu azinjira iwawe ukamugurira soda cyangwa n'ibirenze soda mukayisangira, njye mfite ikibazo ki ku mwana wa Theo kandi mukunda? Ikibazo mfite ni ikihe? Babari mbwiza ukuri, urumva warababariye abantu bose. Ariko Aposo tujyane mu mudugudu, bariya abagore mwereke inzandiko twagiranye udahari. Bamwimenetse bati turashaka indeze, ntizabaha. Uyu ni umugabo wanjye, hari iyo bamuhamagaraga nabonaga azarwara. Iki wabwira umumama uri hano turangiza ko kabisa mbega wamugaruye gute? Mbabara ukuntu wajya gusenga umugarura, mbabara turebe. Ariko se Aposo burya rero umurwayi, abarwayi ntago barwara indwara zimwe kandi ntago babaha ibyo kurya bimwe. Uriya afite uburwayi bwarwaje, nashakisha ibyo umurwayi we ashaka. Nashakisha ibyo umurwayi we ashaka. Wumvise ko Mwuka Wera atanga ubwenge? Babari ubimbwire neza, turi inshuti yawe, ariko ndagukunda cyane kandi urabizi. Ariko reka nkubwire, buri muntu wese hano afite umurwayi we. Afite umurwayi we, njye ndi Uganda. Twavuze ngo bamushire nyina. Aposo simbeshe, njye ndi Uganda, mbona uburwayi bubaye bwinshi. Reka ni uburwayi, ni uburwayi bwose. Umuntu arambwira ati nzakirira Uganda, ngiyeyo. Uburwayi bwanga gukira, rimwe mbona byandambiye. Aposo n'abasohoka mu marembo bareke, njye nasomye ijambo. Icyo gihe mbona ntawe kubwira, ndi mu mahanga, cyokora n'abatubonye rata bakavuga bati bara ni abakozi b'Imana, ariko ibikorwa ntibigaragare ki ko turi abakozi. Ndagenda njya ahantu mu ikawa, mfata Bibiliya nsoma ahantu, namwe mwarahasomye, havuga ngo hari umurwayi wari urwaye indwara yimaranye imyaka 38. Numva ijwi rirambwiye, none uburwayi rwaje bwari bwageze imyaka 19. Niba uyu murwayi yarakize afite indwara yimaranye imyaka 39, njyewe mbaye iki? Yarakize. Na Theo wanjye azakira kandi yarakize. Nushaka ubone ko atakize, njye nkurikije uburyo yari arembye, yarakize. Yarakize Aposo, yarakize. Naho umurwayi nyine, namwe murumva kugira ngo umurwayi akire birasaba kumwondora. Yarakize.
none se niba yaravuye muri bomboni kuko atazakira burundu? Ntabwo ndi kuvuga ibyo yambwiye kubera ko hari igihe twagiye yangirira impuhwe nyine tuvuga ibi ngibi, ntabwo ariko bikimeze. Ntabwo ari we umuririmbyi yararimbye ngo mwinjire imbere y'Imana sinzi no kurushaho iki nihangane, ntawasinze nk'uriya Aposo. Ntabwo yanjyanye mu kabari ngo tujye kurya inkoko, gake wenda yanjyanyeyo, ariko njye najyaga kumukura mu kabari natanze yanjye, tutasangiye nyine bayatwaye. None se ninde mugore wagezaho? Njye hari aho namukuye bamuzana bamuboshye, asindutse ajya kunkubita. Yewe mubaye iki ko mutarwaje? Ubwo ndarwaje, umurwayi wanjye yarakize, n'abandi bazakira. Bazakira. Njyewe bambwira kuza hano babivuze ejo, ariko nkimvamo ko naza. Yesu ngo hari igihe yiyumvamagamo kujya ahantu, ndavuga ndi uko hanahabonye, ndavuga ntishingiye ku Mana, nzi ko hari ibyo yakoze yanga hirya no hino, ntumva ntashaka kuzaza kuri moto, kuko njye urabona ko ngira umupantikoti tukitega. Navuga ninjya kujya byo kuri moto biragenda gute, ntumva nkumva numva ndavuga ndumva ashaka kugenda mu modoka, ariko nkumva sindi bubisobanure, ndicecekera. none wayije nayijemo, numvaga mfite ikibazo cyo kuza kuri moto, ntabwo ngishaka kujya kuri moto kuko nagendesheje n'amaguru njya no kuri moto. Muri uriya mwaka n'imodoka ndayigura. None se ntibagiye kujya ku marembo, urumva biri bugende gute? ariko wambabariye ukabwira abamama bari hano ka kantu ukavuga ati hari igihe umuntu washakanye na Theo ntiwashakanye na bose babireba. Yego. Ukabwira abamama bari hano, hari igihe abamama bashakana na pozisiyo z'abagabo babo. Abo bantu njya mbibabwira. Theo na kandi nawe yajyaga bimbwira ati genda ndimo babiri. Hari Theo wiringiye Imana, uwo nguwo ashobora gusinda, uwo nguwo ashobora gukora bya bindi mwavuze, ariko Theo wiringiye Imana bose babireba, ubundi ntiyakora ibyo ngibyo. None se urumva yabikora? Kandi abikoze nawe, ese ubwo ubundi uwiringiye Imana utari ufite amafaranga, utari ufite iki, ubundi wowe wamwemera utari mu mahema? Ariko rata buriya yagiye nyuma y'amahema, hari abantu babona ari byo ari byiza. Urakoze cyane. Babona ari byiza, uriya mugabo ni mwiza, uriya mugabo afite ijwi ryiza. Hoya rata, ijwi ntiryakubwira ngo aje ameze uko nguko n'uwawe uzemere, azaba uko ushaka, azaba uko ushaka. Haleluya, azaba uko ushaka. Ntabwo yari bose babireba, ntabwo mwari buzamumenye, nta nubwo n'umukobwa we wari buzamumuhe, ariko hari ibindi bintu tubwirirwa mu mahema nyine. Bamwe nagira ngo mbabwire yuko Theo Imana iba yaravuzeho ni wa wundi nyine, ni wa wundi. Ibihe bishobora kukugira ukuntu, ariko nibaza yuko Theo wa nyuma azarusha uwa mbere. Theo wa nyuma azarusha uwa mbere. Yego. Kandi ufite umugabo ufite umutima umenetse cyane. N'abo bagore iyo byabaga yahoraga asaba imbabazi kandi akarira. Ejo nyine hari igihe yambwiye ngo hari igihe byabaye nyine nkibera mu ihema ndi iwanjye, kubera si iki? None se ko bazambona ntambaye, bazabona bimeze ukuntu? Haro n'abampataga ibibazo, ese ko tubona umugabo wawe wowe nitukubone, none se wabasubiza iki? Reka nsabe Theo yegere hano agusabira umugisha, musengane, ufate umwanya tubasengere kandi murakoze. ayo mashini meza. Mambare mugahaguruka, afata madamu mufate neza cyane. Bega reka senge hanyuma. Mana nziza, duhuze umutima, mwerekeze ibiganza byanyu ku muryango wa Theo.
ijambo rye riravuga ngo nibutse iminsi ya kera ngo ibyo bituma mbasha kuzamura amaboko. Mwami, hari iminsi ya kera, hari ibihe bidasanzwe byatumye Theo abasha kubenguka umufasha we. Hari n'ibihe biri special byatumye umufasha we Mwami abasha kumubenguka. Ndagushimiye ko uri Imana y'itangiro ritoya. Muri Zakariya 4:10 yaravuga ngo ninde wahinyura itangiro ritoya. Mu itangiro rito Mwami Imana warabahuje, mu itangiro rito urabakomeza, mu itangiro rito babasha kugura ikibanza barubaka batura mu mujyi wa Kigali, mu itangiro rito urabazamura. Ijwi rya Theo riramamara ariko n'impano yawe muri we ntisanzwe Mwami. Ndagushimiye ko ibihe byamwogoshe byarangiye. Avuze ijambo rikomeye Imana imbere y'ababyeyi, imbere y'abakobwa, imbere y'abantu batandukanye, imbere y'isi yose kumwumva. Aravuga ngo nagiye henshi, nabaye imyaka myinshi nabaye hanze y'ihema, bahanze sinaba mu marembo, atariko noneho ndagarutse ngiye kuba mu marembo. Aravuga ngo imyaka sigaje niyo kuba mu marembo, ngo kandi imyaka umugore yatinze mu ihema ngo nawe agiye kuyitindamo mu marembo. Reka iryo jambo wera wa Israel urishigikire, iryo jambo riherekeze, ubasubize ibihe bisha, ubaha imbaraga, ubahe kuvugururwa, impano ya Theo yongere yake kurushaho, ndetse niyo mufasha we Mwana. Ndagushimiye kuko uruzitiro rwawe rw'umuriro. Yesu. Urakoze Yesu. Amen. Ese ntabwo Theo yaturirimbira gato dutaha tubiri cyangwa kamwe? Jewe nendaga gusaba ijambo mbere yuko ndirimba. Ntabwo ndi bubatindire, nimwicare, ariko uyu mudamu ntajye. Njyewe menyereye iyi mikoro cyangwa se kujya imbere y'abantu, ariko ndabizi neza ko namuhaye ijambo gake ngagira icyo avuga. Nakurikiye ukuntu yavuze ibintu, yumvishe ko bigendera ku minota, arabyirukanka, ariko ndenda kumuvugira nk'ibintu bibiri nkawe, ariko atari uko ibyo yavuze ntabihaye agaciro. Njye nabyumvaga cyane kubarusha, yasimbukaga nkabona arenze nk'intebe ebyiri aguye kure. Ariko uyu mudamu mureba hano ni umudamu wihangana. Nugira amahirwe ukagera kwihangana kugeza kuri uyu mudamu, cyangwa ukabona umuntu wihangana nkawe, uzagera kure. Ntabwo nzi aho ugeze, ariko aho uzagera ni kure yaho uri, ugenda wiyongera. Yavuze ibintu numva naza nkamufasha, ariko niwe bari bahaye mikoro. Apostle ndenda kukubwira iki kintu, ninjye wabanje hano ndavuga, munamwakira. Ntabwo navuganye nawe ngo uvuge ibi, nta nubwo numvaga nshaka kugira icyo mubwira, ariko ndahamya nashidikanya ko aribwo bwa mbere ahagaze imbere y'abantu b'abamama bangana gutya bakavuga ngo gira icyo uvuga. Ndabizi sinina kumubwira ngo hari ahandi wababonye, ntaho, kuko aho yageze hose ntabwo yandushije. Ariko reka mbabwire, si ukwita hanze, sino kwihemukira nk'umuntu. Njye ndikunda cyane, ariko nkunda n'abandi. Niko babyita. Nimba uyu mudamu ngwino, abantu nibakurebe kuko ushobora no kujya imbere y'aka kantu kakagusoma, ntabwo mumureba si umudamu we. Nimba hari undi mugore waje iwanjye mu byumba, akaza ari umukobwa w'inkumi uyabyaye 4 cyangwa 5, ukumureba akaza atwite, noneho nareba ukuntu narenze ukuntu ateye nk'umubwira nti rero madamu, uyu mudamu ni njyewe wabikoze, ariko sinshaka akamenya ko wowe ubizi. Uracyumva? Ndashaka ko mumfasha. Noneho ntuzegere umwereka ko ari mukeba wawe, kubera ko amereye nabi kandi ashobora gufunga umugati wose n'abana dufite niba. Jya umufasha, kandi namubwiye ko wowe utabizi. Uyu mugore akamara amezi arengana afashe uyu muntu abizi ko ari, akandi akatamwereka ko hari icyo bapfa. Ntabwo uyu mudamu akomeye.
aya mashyi ukomye ntabwo urageragezwa. Reka mbisubire, uyu ni madamu wanjye, nzanye undi muntu. Mbere y'uko uyu muntu agera nkavuga ni hari umuntu uje, ni njye wakosheje gutyo, kugira ngo atazagira ubwoba akagutinya, ntuzamubwire ko ubizi. Nkabwira uriya ni nkuzanye, nabwiye madamu ko ari umuntu tugiye gufasha wagize ibibazo ahandi hantu, ariko madamu nkamubwira ntinige. None uyu mudamu akamara iki gihe kingana gutyo, wa wundi amwigiraho nyine amubeshya ngo hari umuntu watwara agafuso ngo bukeye ngatwara igare barampemukira aragenda, kandi ari jye we. None uyu nguyu byose akabyihanganira, akajya amubwira ati nimumfashe, ati numva mu nda harya, uyu akamesa mu nda harya, uyu akamesa imyenda akayigorora anabizi ko ari jye. Ndashaka ko umuntu uri hano abyumva neza, ashobora kutabisobanura wenda yatinye, njyewe nshobora no kutongera kugira amahirwe y'iyi mikoro, ariko reka mbivuge, ziriya ni kamera. Akamesa akanika, yarangiza akambwira ati ko nabonye se arimo no kuruka, mugurira ibinini, kandi azi ko ari jye. Kandi wa wundi yirembya cyane adashaka ko, kandi amubwira ngo si jye. Mbese tugacumbikira umuntu wagize ibibazo turi gufasha byabereye ahandi, kandi ari ibyanjye na madamu abizi. Uyu mudamu niyanga, reka turekerere aho ngaho. None se Theo ko numva bikaze? Ntabwo bikaze, ahubwo uvuga ngo birakaze cyane, biranaremereye. Madamu akampamagara ati wa muntu wawe se, ati ko mbona ameze gutyo, kandi wa muntu wanjye ari bubwire uyu nguyu atisha, ati umuntu wanjye se kandi we atari bumwe no ku mafaranga. ntabwo batangiye kubivuga, yanze kubivuga ntarabimuvuge. None se Theo n'icyo babwira abagabo, mbabare n'ukuri mwumva, n'icyo babwira abagabo bafite iyo ndwara y'ipantaro? Indwara y'ipantaro ibaho. Umva ikintu nabwira abantu, birakaze pe. None se Theo mbabare mbwiza ukuri, Yesu yabwiye umugore umwe gutya, ariko ntabwo nabonye abwira umugabo. Umugore umwe gutya bareze, Yesu yandika hasi nyine yigirisha nk'atabibonye. Babantu bamurega bose baragenda, Theo nanjye ndabona ibikurega, ibyakureze biro birahanagurika pe. Yesu yaramubwiye ati genda ntuzagire ute, kwivugire nawe, ntuzongere gukora icyaha ubwo. Ndavuga kuri kiriya kibazo cy'ipantaro, urupfu uzongera guhita mvuga ngo yego cyangwa oya cyangwa ngo reka mbanze musobanure. ndashaka ukambwira, ndashaka ntuzongere. Noneho reba kuba uri bumbariza hano umbwira ngo ntuzongere, njye nafashe umwanzuro wo kutazongera mbere y'uko nzaha. Amen. Akamwavuza rero ko uyu munsi ushobora gutungura abantu, ntabwo ibintu mwari mubitegereje. Uyu mudamu ntabwo mfite kugeza uyu munsi, urumva avuga ngo nzacuruza, ngo nzagura inzu, ngo nzubake, ntabwo ibintu nanjye avuga kugeza uyu munsi mbizi. Uzi ikintu kibimutera? Ni igihe gito maze mwereka ko ari we wanjye, nta wundi uhari. Ameze nk'umuntu yarahahamutse, niho yakwiye ka confidence. ashobora no kubabwira igifaransa n'igishinwa, njyewe turabana. Ameze nk'umuntu wahamutse, ndamubwira ibintu akagira ngo sijye, kuko namaze igihe ntabimubwira mukatangiye nkabandagi nkamusigira uwo, hakaza n'undi ukomanga, nkahita amara nk'ibyumweru bibiri akarwana nabyo. Uyu mugore yararwanye, nuko uzamurekere ntumuhe iminota, umutegure umubwire uti tubwire Theo mwabanye munyonganyonga mucuruza ibigage n'amavoka mugira gutyo, yangiritse bigenze gute? Abanza kubwire ngo twavuye aha tujya aha. Njyewe nzi kubivuga neza, ariko kumuvugira birasaba kubanza yuko mwigisha. Ni ukuri kandi kakabwire, niba amaze imyaka 15 mfata mikoro njye imbere y'abantu, n'ubu wahita uvuga ati kuri mugabo ubwo nagadutuburi. Ariko uyu mudamu arabizi, umudamu yararize bakamuhamagara
niba nasinzongera gufata mikoro ku isi yose mvuga ibya nyuma ibi mvuga ntabwo ari uko mvuze ubwenge nabo mbwira mbayobe reka mbivuge wenda umunota umwe uyu mugore baramuhamagaraga bakamubwira bati uraryamye bati umugabo ahantu ari yambaye ubusa byose yabikuyemo ari byo wese barabibona akaza akanyambika abanjyanyeyo bantaye abanshutse bantaye nkazagaruka hashize amasaha basanga niwe turi kumwe babandi bigira babura bayariye baragenda bazongere bazongere bandeyo nzajyayo uyu nguyu yanavuga ibintu ndabizi ubu dushobora kugera mu rugo akambwira ibyo yibagiwe kubabwira dufite abana 7 bakurikirana ntawe uvamo ushobora kuza wabona uwa 3 mwese n'icyo gihe mwarabyaraga twarabyaraga nkanasagura ku ruhande iyi ntabwo ari komedi mutabyita komedi satani keretse mubonye ntamufata tewe Imana iguha umugisha cyane kuko nsabira mwinshi ugomba kumwegera nkasigara ndi umugisha wonyine ibintu njyewe mvuga ndira uyu munsi mwaje kwiga isomo mushobora kutazongera kubona nta n'uwarambiwe ngo agende ntimunagende uyu ni Theo bose babireba uyu ni umudamu tubyaranye inshuro 8 dufite abana 7 umwe ntahari ari nawe w'imfura tuzanye abana hano reka mbabwire satani ni umugome ni umuhemu ni ingegera ni zeru ni mubi ubanye abana mfitanye n'uyu mudamu tugiye kubivugira hano imbere ya kamera nta mwana twabyara utari hano dushobora kuzana n'abantu bakamubona wajya gukikira bakajya bakubaza ati niko nyina w'uyu mwana ari babona atari uwe nanjye turi kumwe ataba uwanjye Imana yaraduhaye umwana nk'uwo yaduhaye nk'ababyeyi narangiza njye satani ikanyereka ko atari n'umugore umuntu akambwira ubugambo hari abantu batukanye mvuga tuvuga ngo bla 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 njya mbumva nkahita ngera ngo navuye mu cyaro ngo namenye umujyi ngo ndakaze ngo ibintu byarahindutse nsanga ntabwo byahindutse ahubwo byarambirindukanye nuri mu byubu uzi umuntu ukubwira ati wabaye umusirimu umeze neza uriya se ni uyu mudamu baramunyangishije muntu wamunyangishije reka ndebe muri kamera urabizi urambwira ngo ni mubi utuma ngira ibitekerezo bibi uyu munsi turi hano mvuga ni ntawe umuruta satani nawe niba yarakomeye ayakudutsinda ibitego uyu munsi turimo kurishyura azongera baturiya nuwe wamukoye mu cyaro warasirimutse ubuse bari ko turi hano dusubiranamo arimo abivuga nubwo atabivuga neza nk'uko nshaka kuko we ameze nk'aho yumva atabivamo mwagire mumenye barishimwe buri wese yigumire gusa ahantu we ndizeye ko buri wese jya datinze ku ijambo rivuga ngo umugore mwihene ubwo wahaguruka umugabo mu mare njye ntabwo nabaye mu mare ndashaka kujyamo uyu munsi iri jambo narimenyeye hano nta kintu na kimwe nshingiyeho iri jambo naryumviye hari urwandiko ruri muhira nagumye mvuga iri jambo umugabo mu marembo n'irya nsanga nari meze nk'umuntu uri inyuma iriya wahunze w'impunzi ubuhamya bwanyu n'amaseri tuzaza uzi ikintu kizadufasha mushumba ukuri muzaduhe mikoro turi babiri twibukira oya pe vuba none nanamwubake mwubake imbere y'abantu
uyu ni umubyeyi w'abana barindwi yavuze ngo namupfukamye imbere musaba imbabazi. ako kantu umwubake amababa yamusubireho yongere. Reka mvuge ikindi kintu mpita nsubiza mikoro. Hagarara hano. Ndagukunda rorere ndagukunda. Hano hari ababyeyi barusha imyaka bafite n'abana wanahugura. Ndavuga iki kintu mpita ntanga mikoro. Aposo ndagushimira ko waduhaye mikoro aha hantu. Aha hantu mpazi kuruta uyu mudamu. Ndahazi. Mfite amakuru. Saa 7 z'ijoro muri umubyeyi uryamye uri mu buriri n'uwo mwashakanye cyangwa mu bandi, telefoni igahamagara, yampamagaye inshuro zirenga imwe, umuntu akakubwira ngo niko ngo uranze, ni yego, nitwa gutya, yego, ngashyiraho parere kuko ndi kumwe n'umugore. Hari ahantu ufatwa ukabona muri bujye muri tuwarete, muri bujye mu gikoni, icyumba kirakinze, abana wenda bari ahantu, ukavuga uti reka nemere urwaje. Agahita avuga ati ntunzi sinitwa Nyiramariza, ntabwo ngufitiye umwana. Iyo uvuga gutyo ati niko umwana yarwaye, nkaba mfite amahirwe y'uko uyu nabimubwiye abizi. Umva ikibazo rero, agahita akubwira ati wari uzi ko ubu noneho utaje njye ukira ku rusengero aho usengera nkabivuga kuko nashakaga ko batabimenya. Wari uboshwe n'ubwo batangira kubwira uyu nurampa uruhushya. Tekereza uyu mugore babwirira mu buriri urampa uruhushya, ati se ko bwije none najyayo tuzarya iki? Agasanga ntacyo, ati genda. Agahita abyuka agasigara ku murya, nkajya gushaka icyo, nkajya mu birometero, nagera ngasanga wa muntu ni ukunkangisha satani. Si uko byabaye, si uko hari ikibazo, aragira ngo nsuzugure, bazongere bansuzume, hazagira wongera kumpamagara. Ntabwo muri kubyumva, umuntu azi ko ari ibanga. Aposo ni pasiteri wanjye cyangwa umushumba wanjye, sinshaka akamenya ko nacumuye. Noneho umuntu antunguye ndyamanye n'umudamu twasezeranye, twambikanye impeta, twababaranye, twanyonganyonga, twacuruje amavoka. Agahita nsuzuguza, umudamu akampa izo mbabazi, tujyayo tutazabura ibyo turi, ntaho nzasubira. Narabyemeye, kandi iki kintu kizigisha, nikitigisha abari hano kizigisha abataraha. Utaraha natumva uwundi azumva. Isi umudamu akagutegereza saa 7, wagera akakubwira ati nyine ngo sha tumanyura ngo mwumvishe ntacyo umwana arwaye, numvaga nshaka kukubona kandi ntari burare. Ubu naraye amazamu, narasuzuguwe. Hano ntabwo ubu hari abantu basuzugurwa bagakora uko bashoboye ngo bahishe icyaha kirasuzugurwa. Bitinde bitebuke bazafatwa. Sinemeye. Ninde sundusha kumenyekana, ubuze ndi kuza hano ugira ngo twabura, ugira ngo twabwire. Muri iyi minsi tunameze neza, ariko ndashaka ngo Imana itumeze neza no kurusha uko twari tumeze. Nzongere kugira ahantu njya no kujya. Uyu munsi nyine turonshinze ko Theo na Madame bazajya bajyana. Mureke gusenga, reka dusenge Imana. None bamugisha. Ibi bintu mbivuze kubera ko yagiye avuga mwumva aramera nk'ubitinya. Ako Theo basi indirimbo byibura uzikatisha no kuko gatanu duhe ebyiri. Basi ariko azabara abandi bavuga. Kandi indirimbo zanjye ntaho zagiye, ahubwo satani yashakaga kuzijyana ngo ntazongere. Nzaza. Ese twahurika tugasenga Imana. Nuko tugasenga Imana, Imana yanjye kamusenga, usengera abagabo Imana ibashoboze. Yego, hanyuma nawe asengera abadamu, nanjye nsaba umugisha. reka dusenge.
Mana yera yo mu ijuru, Imana ishobora byose, turagushimye turaguhimbaje ko turi hano. Iri jwi riri kumvikana ni ijwi rigera kure kandi rizagera kure. Nyemerera ufashe abagabo mu buryo butandukanye, ibibarushya n'ibibagora ubacira inzira, kandi buri muntu uri hano afite ikibazo cy'umugabo we muhindurira amateka, inzira aho zitari, gira ibintu uhindura, abantu bagira imitima ituje. Abantu bazahagarara hano bavuga bati nyuma y'iri sengesho Imana yagize iki ihindura ku bagabo, baba abagabo bacu, baba barumuna bacu, baba b'abavandimwe, gira ikintu uhindura, kuko mbizi neza ko hari ibitagenda neza. Bikorere kugira ngo wiheshe icyubahiro, kandi uyu munsi ntuzibagirane mu mateka y'abantu bumvisha ibibereye hano, bazahore bibuka ibi bintu iteka. Ibi bintu bizagira icyo bimarira abandi. Umuntu uzavuga izi nkuru yumvishe, uzamufashe umushyigikire kugira ngo azumvikanishe nk'uko zikwiye. Twamaganye Satani wavangira ibyabereye mu izina rya Yesu. Iri teraniro rizandikwa mu mateka y'ibyabereye hano kandi byagiriye abantu umumaro, kuko niyo ntego, nuko abantu bakira, nuko bubakika, nuko bagira aho bagera. Tubigusabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ijambo ryarambwiye ngo witwa Ndiho. Niba witwa Ndiho rero, uyu munsi twasenze ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa 10. Turi ababyeyi, harimo n'abagabo bakeya, ariko mu bagore bageze aha ngaha, niba hari ufite umutwaro nk'uwo nari mfite, ugende ugire ukirema kandi ugisohoze. Haleluya. Niba hari umukobwa wari urimo avuga ngo ntibizemera, ugende ugire icyo ukora. Amina. Aposa zakire abantu bamubwira ati kuri ya tariki ya 5 hari icyakoretse, hari imirindi twumvishe. Haleluya. Uri mwiza Yesu, ubereye mwiza bagutegereje. Ijambo ryarambwiye ngo abava mu masezerano ari nta mpamvu. Hoya nta mpamvu dufite ababyeyi yo kudukura mu mahema. Ndatura ku babyeyi kuguma mu mahema, ndatura abagabo kuguma mu mahema. Ayiwe Uwiteka n'udushoboze, udushyigikire muri karitsiye babimenye, udushyigikire aho ducururiza babimenye. Ayiwe Uwiteka we, kora imirimo n'ibitangaza. Twabonye ubuhamya bw'ababyeyi bavuze ko byemeye, byari byaranze bacuruza, byari byaranze bafite abagabo babo, byemeye. Reka Aposa zakire ayo majwi amubwira ngo byaremeye biturutse kuri ya tariki ya 5 y'ukwezi kwa 10. Urakoze rero, twahabonetse nk'ababyeyi. Girira neza Abanyarwanda, abanyamahanga bagenzi babo, koko n'abari ikiremwa muntu birashoboka ko bimeze uko nguko, ariko Yesu urakoze. Amen. Amen. Yesu ashimwe. Bihangana kuri Zoom twajyaga duproronja, ariko kubera impamvu ari amateraniro kandi tugomba kubyubaha. Yesu ashimwe. Haleluya. Iba ari inyungu zacu. Ndashaka kubashimira, mureke dukomere Imana amashi kubw'umwanya mwiza. Ese ni bande bakize? Amen. Mujyana amahoro ya Kristo, mujyana ubuntu bw'Imana, kandi mukomeze musengere umugore mu ihema n'umugabo mu marembo. Ntabwo dufite gushidikanya yuko Imana izakomeza kutwiyereka. Amen. Theo, Imana iguhe umugisha na Madame. Imana yari yabapangiye ko ari mwe muhagarara imbere yacu mukaduhesha umugisha. Nagira ngo rero mbasabe ikintu kimwe, mujye mwiyandikisha nk'uko bisanzwe. Ndabizi ko mubikora, ariko hari abantu bigora kuko batari no ku maforum ya ministry. Mushobora gutuma abantu, hari abafite abana babo babandikisha, mukomeze mujye mubikora ku gihe kugira ngo dukomeze tubijere neza. Hanyuma abatabashije kubona uko baza bajye barebera online, ndumva nta kibazo. Kandi namwe Imana ibaha umugisha, mwakoze guterana, Imana ikomeze kubagira neza. Amen. Reka rero dukomeze. Nabonaga amasaha agiye, numvaga nshaka kubaza mu bamama bari hano, niba ari umumama umaze igihe kinini asenga ariko atarigeze agira umuntu umusengera ngo yature, yakira agakiza, yature.
ukabura ahangaha urabizi ko umaze igihe usenga uri kuri Zoom ahantu hose ariko ntabwo bivuga guhindura idini ariko ukakira Yesu umwami n'umukiza wawe. Niba uri hano nawe wagira gutya kugira ngo ntusohoke. Amen. Ntusohoke wenda tutagusengeye. Amen. Kandi nawe uri online niba koko nawe ushobora kuba wifuza kwakira agakiza n'undi wese waba uri hano wasubiramo ayo magambo. Si ngombwa ngo uze hano imbere wahagarara ahantu uri nawe uri hano tukagusengera nawe uri hirya reka ngusengere. Subiramo uti mwami Yesu ndakwizeye umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Mbabarira ibyaha byanjye ibyo nzi n'ibyo ntazi. Amasezerano yose atari ayawe ayo nikoreye ayo umuryango wanjye wakoze ataguhesha icyubahiro Kristo ndayasheshe mu izina rya Yesu. Uyu munsi ndakijijwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana ikugire neza. Kandi ukaba uri kure uri n'umuntu wicaye hano ushobora kutwandikira ukumana telefone mujya mubona tukakumenya tukabasha kugukurikirana. Imana ibahe umugisha. Reka dutahe dukomeze. Imana ibahe umugisha. Dukomeze tuve mu bihe byiza kwa kane ibiganiro kwa gatanu ni wirira. Amen. Uzandikishe n'umutware wawe aze yumva ubuhamya bw'abagabo bari mu marembo n'abagore bari mu ihema, ndetse no ku cyumweru tuzajya dukomeza umugore mu ihema umugabo mu marembo. Reka dukomeze buhoro buhoro. Wifuza gushima wenda uvuga uti sinzi ko bijya bimera, nta kibazo. Muzi nimero ya Pastor Liz ushobora kwandika ugasaba gushima no kuzasaba gushima. Imana ibahe umugisha.